Ikibazo abantu benshi bafashe ari amazu bayahindura ko ariho honyine umuntu yabonera Imana, ariko Imana igomba kuba muri wowe, ikagendera muri wowe, igatura muri wowe. Utaramenya iki kintu uzakizwa ari kugeze muri iriya nzu, ni naho wumva ko ibikorwa byose birebana n'agakiza uzabikorera, ni naho wumva n'abantu bazagufashiriza, ariko ni wowe urusengero rw'Imana ituramo, ni wowe Imana igenderamo. Hakaza rero undi wari ufite intego ya kabiri, washinze idini bw'ibintu bigeze nko kuri bitatu: icya mbere cyubahiro, icya kabiri kumenyekana, icya gatatu ubutunzi. Hakaza rero undi warishinze kubw'intego ya Satani. We rwose Satani aramubwira ati genda ushinga idini, amuha n'ibyo azakora, amuha n'ibimenyetso, amuha n'ibitangaza. Uyu rero afite intego ya Satani, ariko muri intego ya Satani ni ukugira ngo abantu bahumane bazarimbuke. Uyu nawe tuzamubereka, tubereke n'ibitangaza akora. Ibyo byose biri muri kino gitabo Ukuri Wahishwe tumaze kubereka. Ukuri Wahishwe niho biri. Ubwo tuziga zino nzabye ebyiri zivugwa aha ngaha, turebe urwabya rwa mbere, ibizakorwa, urwabya rwa kabiri. Tuzasobanura iyi ntambara, uburyo Yesu azayirwana, intwara azakoresha, ingabo azaba ari kumwe nazo, n'abazarwana nabo, amahanga yose azabakoraniye, no kuzamurwa kw'itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mw'Ijuru, abamarayika bariherekeje barigaragiye, uburyo tuzahabwa ikaze mw'Ijuru n'Imana Data wa twese na Yesu n'ibizima n'abakuru, abamarayika bari kumwe natwe baduherekeje, korari y'Abisiraheli, korari y'abanyamahanga, korari y'abamarayika n'ibizima n'abakuru, ndetse na korari. Iki gitaramo kizaba ari igitaramo gikomeye. Ese koko Adamu ubwo yamaraga kurenga ku mabwiriza yari yahawe n'Imana yarapfuye koko? Ese ubundi definisiyo y'urupfu ni iyihe? Ni ubuhe busobanuro bw'urupfu? Ubundi urupfu bisobanura iki? Ntabwo Imana irema Adamu yamuremye nk'uzapfa, uzagera igihe cyo gupfa, ahubwo yafashe ubuzima bwayo bw'iteka ibushyira muri Adamu, ari byo birayise ngo ni umwuka w'ubugingo yamuhumekeyemo. Uyu mwuka w'ubugingo yamuhumekeyemo ni umwuka udapfa, ni umwuka uhoraho iteka ryose, kuko Imana nayo ntipfa. Adamu rero amaze gukora icyaha, mugomba gusubira mu mukungugu aho mwavuye, n'umubiri nawe ugombe upfe. Uri umukungugu, mu mukungugu niho wavuye kandi ni naho uzasubira. Iri ni itorero ry'Isarudi, ni abakristo, ni abantu babayeho mu myaka myinshi, mu gihe bita ngo ni moyanaje, igihe cy'umwijima ku itorero, imyaka irenga 100,000. Pawulo niba avuze ngo namwe yarabazuye, tuzuka ryari? Umuntu yongeye kuzuka ryari? Cyangwa umuntu azuka ryari? Uko twebwe tubabara ntabwo ari ko Imana ibabara. Imana yigeze kutubwira ijambo rikomeye, iratubwira ngo ndapfusha mugaseka, ariko mwebwe mwapfusha mukarira. Iyo nayo ntabwo ikomeye. Nta manuka n'imwe mu isi ikomeye nko gupfa udafite Yesu. Reka nongere musuhuze kandi mwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mukundwa ukurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ndakwifuriza amahoro y'Imana, ndakwifuriza guhirwa, kandi turagusabira umugisha mwinshi kubw'umwanya ufata ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iyi Channel. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe nitwa Jean-Luc Ikingeneye, nkaba ndi missionary. Imana yaduhamagariye kwamamaza ubutumwa bwiza hirya no hino ku rwego rw'isi. Tumaze iminsi rero tubazwa n'abantu benshi kuri logo igaragara ku mavideo yose bari gutambuka kuri iyi channel ya AYALONI TV, ariko kubera ko amagambo yanditse atagaragara, ntago abagaragara neza, ntasomeka neza kubera iba ari ntoya, ariko twashaka kubabwira ko iriya logo ni ya ministry ya AYALONI TV. Mu yandi magambo, AYALONI TV ni ikinyamakuru cya Revelation Ministry, kuvuga ngo ni ministeri yitwa Revelation Ministry, akaba ari ministeri Imana yahagurukije mu gufasha abantu cyangwa se abizera aho bari hose ku isi mu gusobanukirwa ibirebana n'agakiza, ndetse no gukura abantu muri confusion bahuriye nazo mu madini barimo, kuko amadini afite ubuyobe bwinshi, kuko abantu benshi bagiye bayashinga bitewe n'izindi nyungu bashaka cyangwa se bifuza kugeraho. Tumaze iminsi turi kubereka igitabo
twasohoye kandi tunababwira ko hagiye gusohoka ibindi bitabo byinshi. Icyo gitabo kikaba cyitwa Ukuri Wahishwe, akaba ari igitabo gikuyemo inyigisho nyinshi zirebana n'agakiza, cyane ku birebana no gusobanukirwa ibyiringiro byawe ku rugendo rujya mu ijuru. Kubera iki? Kubera yuko abantu benshi babayeho mu gakiza ariko batarasobanukirwa neza ibyiringiro byabo. Iki gitabo rero kirimo inyigisho nyinshi. Ni igitabo cyitwa Ukuri Wahishwe. Ahangaha harimo ubwiru bukomeye muri iri jambo ngo Ukuri Wahishwe. Tugiye gutangira kucyigisha noneho rero. Kigizwe n'ingingo 12 zirebana no kugaruka kwa Yesu. Intego y'uwizera wese ikwiye kuba iyo ngiyo, ni ugutegereza umwami, ni ugutegereza Yesu Kristo. Niba warakijijwe utaragira ibyo byiringiro, uyu munsi ukwiye kubigira, kuko agakiza izingiro ryako ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ikindi kandi tugaba dufite ibyiringiro yuko yapfuye akazuka kandi azagaruka gutwara abamwizeye. Aho uri hose ku isi ugomba guhora witeguye icyo kintu, kuko niryo sezerano rihatse andi masezerano yose itorero cyangwa abakristo bafite. Isezerano ry'ubugingo buhoraho, isezerano ryo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo aje gutwara abamwizeye. Muri iyi si turashakisha, tugashaka amafaranga, tukayakorera ku manywa na nijoro kugira ngo tubeho, tugakora imirimo itandukanye, utuzi dutandukanye kugira ngo turebe ko twabaho n'imiryango yacu. Ariko hari ibanga bizera bagendana, hari ibanga abakristo bafite, ni ibanga ry'ubugingo buhoraho, ibanga ryo gutegereza umwami wacu Yesu Kristo uzaboneka atungutse ku bicu mu bwiza bwe bwose, aje gutwara abamwizeye ndetse n'abapfuye bamwizeye bakazuka. Iki gitabo rero gikuyemo izo nyigisho zose, gifite ingingo zigeze kuri 12, ari naho tugaruka tuzagaruka ku birebana n'abantu bashinze amadini mu isi. Ni abantu bageze kuri 3. Abo bantu rero bafite intego zitandukanye. Impamvu twagaragaje ko ari abantu 3, twashaka kuvuga ku ntego bagiye bashinga amadini, ku ntego abagiye bashinga amadini bari bafite. Ni ukuvuga ngo rero abashinze amadini mu isi bari bafite intego zigeze kuri 3. Niyo mpamvu twabise ko ari abantu 3. Ni ukuvuga ngo hari washinze idini kubw'umuhamagaro ahamagawemo n'Imana. Uyu warishinze yabikoreye iki? Ntabwo navuga ngo ni Imana amubwiye ngo narigishinge, kuko ntabwo muri misiyo ya Yesu yigeze abwira intumwa ze ndetse n'abandi intumwa zabwirije ubutumwa bwiza, ntawe zigeze zishishikariza gushinga idini. Oya, ahubwo uyu yarishinze kubw'ishyaka yari afite nka missionnaire cyangwa se missionary wavugaga ubutumwa nkuko Paulo yabikoze. Hanyuma aho avuye bikaba ngombwa ko asiga afashije abaho bakubaka inzu bagomba guhuriramo ngo bajye bafashanya baganira ijambo ry'Imana. Niba bonye hari abamaze gusobanukirwa agasiga basengeye, akababwira ati mwebwe muhagararire bariya mukomeze mubafashe kandi nabo bazakomeze gukura bagire ku rugero rushyitse rw'igihangano cya Kristo nk'uko Bibiliya ibivuga. Ibi rero mu kubikora ntabwo yabikoze agendera izindi nyungu mu ruhande rw'umubiri kugira ngo atere imbere cyangwa se agire icyubahiro cyangwa amenyekane. Oya, kuko abantu bashinze aya madini nari mbabwiye ngo bafite intego, buri wese afite intego ye, ariko izo ntego zikaba ari 3. Akaba ari mpamvu twagiranije ko ari abantu 3. Uwa mbere n'uyu twatubabwiye rero, kubwo gushaka gukomeza kuvuga ubutumwa bwiza, nuko yafashije abantu bubaka inzu yo kujya bahuriramo, ariyo uyu munsi twita ngo ni urusengero. Ariko ntabwo iriya nzu ari urusengero. Oya, ni inzu duhuriramo tugasenga, ariko ntabwo ari urusengero.
Bibiliya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 16 hatugaragariza urusengero rwa nyarwo Imana ituramo, Imana igenderamo. Uwo murongo uravuga ngo ntimuzi yuko mu rusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero ni mwe. Urusengero rero Bibiliya ivuga rwa nyarwo special ni wowe ni jyewe. Aho ni naho Imana ivuga ko izatura muri twe bikagendera muri twe. Pawulo yabyandikiye Abakorino mu rwandiko rwa 2 yabandikiye ibice 6 kuva ku murongo wa 17. Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho nk'uko Imana yabivuze ati nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo kandi nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ni ukuvuga ngo urusengero rero ni umuntu, ntabwo urusengero ari iriya nzu. Iriya nzu yubakwa kugira ngo insengero z'abantu benshi zihuriremo, ziterane, bafashanye mu ijambo ry'Imana. Ikibazo abantu benshi bafashe ariya mazu bayahindura ko ariho honyine umuntu yabonera Imana, ariko Imana igomba kuba muri wowe, ikagendera muri wowe, igatura muri wowe. Utaramenya iki kintu uzakizwa ariko ugeze muri iriya nzu, ni naho wumva ko ibikorwa byose birebana n'agakiza uzabikorera, ni naho wumva n'abantu bazagufashiriza. Ariko ni wowe urusengero rw'Imana ituramo, ni wowe Imana igenderamo. Uyu muntu rero yashinze idini, akubaka iriya nzu kugira ngo afashe abantu bajye babona aho bahurira baganira ijambo ry'Imana. Nta yindi nyungu yari afite. Hakaza rero undi wari ufite intego ya kabiri, washinze idini kubw'ibintu bigeze nko kuri 3. Icya mbere icyubahiro, icya kabiri kumenyekana, icya gatatu ubutunzi, kugira ngo agire amafaranga. Uyu nguyu nawe nicyo cyatumye yubaka iyo nzu, agahamagarira abantu kugira ngo baze bahuriremo. Aba bantu tubageraho tuzabereka n'ubutumwa bavuga, tubereke n'ikizagaragaza cyangwa se n'ikibagaragaza ko umwe ari muri misiyo y'Imana, undi akaba ari muri iyo misiyo y'ibyo bintu 3 tubabwiye. Tuzabereka ubutumwa bavuga. Hakaza rero undi warishinze kubw'intego ya Satani. Uwe rwose Satani aramubwiye ati genda ushinga idini, amuha n'ibyo azakora, amuha n'ibimenyetso, amuha n'ibitangaza kugira ngo abantu bashiguka ari benshi kandi bose barimbuke. Uyu rero afite intego ya Satani, ariko muri intego ya Satani ni ukugira ngo abantu bahumane bazarimbuke. Uyu nawe tuzamubereka, tubereke n'ibitangaza akora, tubereke n'ikigaragaza ko ari umukozi wa Satani. Ibyo byose biri muri kino gitabo Ukuri Nahishwe tumaze kubereka. Ukuri Nahishwe niho biri. Hanyuma iki gitabo kigizwe n'ingingo zigeze kuri 12. Ingingo ya mbere ni ukuzamurwa kw'itorero rijya gusanganira umwami mu kirere. Aha tuzahiga neza twitonze cyane, turebe ni gute itorero rizazamurwa. Iyi ngingo ya mbere ikubiyemo uduce 3. Agace ka mbere ni ukuzuka ko bapfuye no guhindurwa ko bazaba bakiriho. Ibi tuzabyiga turebe uko bizagenda. Agace ka kabiri ni ukuzamurwa kw'abo bantu ari ryo torero rya Kristo, yaba abazutse yaba abahinduwe, bakajya gusanganira umwami mu kirere. Agace ka gatatu ni akarasisi kazabera mu kirere. Iki kirere mureba kizaberamo akarasisi gakomeye k'abamarayika bazaba bari gukusanya itorero, aho abera bazaba bazamukira mu bihugu bitandukanye, ku migabane igize isi, mu ntara, mu turere, mu tugari ndetse n'imirenge, mu midugudu. Ndavuga nishingikirije cyane ku gihugu cyacu tubamo, ariko kubera ko hirya no hino ku isi, ku migabane 5 igize isi, muri buri gihugu abantu bazaba barimo barazuka, abamarayika mu kirere nabo bazaba bari gukubita hirya no hino bafata abera
babazanira Yesu aho intebe ye izaba iteretse mu kirere. Ibi nitubigeraho tuzabyiga neza ko abantu benshi ntabwo babizi nanone, kandi bitewe ya confusion y'amadini twababwiye. Iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ni gukora kwa Antikristo ku mugaragaro. Gukora kwa Antikristo ku mugaragaro, aha naho nituhagera tuzareba imikorere ya Antikristo mu bihe bitatu: igihe cya mbere yakozemo, igihe cya kabiri yakozemo, n'igihe cya gatatu azakora n'uburyo azakora. Ingingo ya gatatu ni ugupimirwa imirimo. Aha naho tuzigama ibintu byinshi. Gupimirwa imirimo, ese iki kizabaho? Yego, tuzabireba. Iyi mirimo izapimwa ni iyihe? Ninde uzayipima? Ese uwo uzayipima we azakoresha ikihe gipimo mu kuyipima? Ni ikihe gipimo azakoresha mu gupima ino mirimo? Ibi tuzabireba, kuko Bibiliya irabivuga. Ni Bibiliya gusa tuzaba turimo kwiga. Turashaka kugira ngo abantu bige Bibiliya, bamenye ijambo ry'Imana. Tureke gukomeza kuba nka umugani bavuga ngo nagaterera nzamba, duteraganwa hirya no hino n'imiyaga n'imiraba n'imyigishirize n'ubwenge bubi, n'imyigishirize mibi y'abantu yo kutuyobya bitewe n'amadini. Tuzaba tuvuga Bibiliya gusa. Ingingo ya kane tuziga ku bukwe bw'umwana w'intama. Ubukwe bw'umwana w'intama tuzareba buno bukwe bwari bwo. Uyu mwana w'intama nindi? Tuziga iby'ubu bukwe neza twitonze. Tuzareba ducukumbure. Ingingo ya gatanu ni intambara ya Harimagedoni. Harimagedoni abantu benshi ntabwo bayisobanukiwe, ariko ni amagambo cyangwa se ni ijambo dusanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 17. Havugwamo inzabye ebyiri, harimo urwabya rwa gatandatu rwamenywe na marayika wa gatandatu. Urwabya ngo ni urwabya rurimo ibyago by'imperuka, ndetse hakazamo n'urwabya rwa karindwi rwamenywe na marayika wa karindwi. Ubwo tuziga zino nzabye ebyiri zivugwa aha ngaha. Turebe urwabya rwa mbere, ibizakorwa, n'urwabya rwa kabiri, aribwo tuzaba turi kwiga ku ntambara ya Harimagedoni. Tuzasobanura iyi ntambara, uburyo Yesu azayirwana, intwara azakoresha, ingabo azaba ari kumwe nazo, n'abazarwana nabo, amahanga yose azabakoraniye muri Isiraheli, n'intwaro bazaba bafite. Ibi tuzabyiga. Turebe amaraso azameneka, ibirometero azatemba akageramo, ndetse no mu burumbarare aya maraso azaba ari kumeneka y'izo ngabo zose zaba zikoraniye muri Isiraheli zije kurwanya Abisiraheli. Ni Bibiliya gusa tuzaba turi kuganira Bibiliya. Turebe iki gitabo cyitwa Bibiliya abantu badakunda guha agaciro, abandi bagakomeza kukiyoberamo. Tuzabyiga neza. Ingingo ya gatandatu ni ukwima ingoma y'imyaka igihumbi. Iyi ngoma y'imyaka igihumbi tuzayiga neza tuyirebe. Iyi ngoma ni ingoma nkwifuriza nanjye murani inyota yo kuzayibamo. Tuziga iby'iyi ngoma rero. Itorero ritegereje imyaka ingana itya, ari naho abantu bagiye bahura n'imyizere itandukanye y'amadini bakunda kugiraho confusion iyo bigeze kuri millennium, kuri iyi ngoma y'imyaka igihumbi. Bamwe bayivuga ukwabo, abandi bakayivuga ukwabo. Bamwe bati tuyirimo, abandi bati tuzayibamo, abandi bati Satani yaraboshywe koko iyo ngoma tuyirimo, ko Satani abahewe kuzimu. Tuzabireba kuko Bibiliya irabivuga. Ingingo ya karindwi ni intambara ya Gogi na Magogi. Iyi ntambara tuzayiga neza tuyirebe, kuko ari intambara izabaho nyuma y'ingoma y'imyaka igihumbi. Turebe Satani uburyo azakoranya amahanga yose yo mu isi, ndetse n'uburyo Bibiliya igaragaza ko azaba abohowe, agakoranya ayo mahanga kugira ngo arwanye itorero na Kristo. Ashaka kudukura mu byimbo tuzaba turimo muri iyo ngoma y'imyaka igihumbi. Tuzabyiga tubirebe. Ingingo ya 8 ni ukuzamurwa ku itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru, abamarayika bariherekeje barigaragiye. Uburyo tuzahabwa ikaze mu ijuru n'Imana Data wa twese na Yesu n'ibizima n'abakuru, abamarayika bari kumwe natwe baduherekeje. Nituhagira tuzahicara, ntabwo tuzahava, tuzahatinda. Turebe ibi bintu byatumye abatubanjirije bemera gucibwa ibihanga, bakemera kubambwa, bakemera gutwikwa, bakemera kugaburirwa intare. Abagore bakajya bafatwa ku ngufu barangiza bakanicwa, abandi bagahanurwa mu manga.
ni ibi byose babaga barimo kureba babihabwa mwiyerekwa, babireba bakabyishimira, nk'uko tubisanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 13, nk'uko batubwira ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mw'isi. Ibi byasezeranijwe ni ibihe barebaga? Hari abantu benshi bagira ngo ibyasezeranijwe ni amamodoka n'amazu, ni uko Imana ngo idusezeranya kuzaba mu bindi bihugu cyangwa se kuzatunga amafaranga menshi. Oya, aba rero amasezerano twita amasezerano siyo babonaga nk'amasezerano, kuko baratubwiye ngo bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira. Urumva ko ibyasezeranijwe rero ntabwo ari amamodoka n'amazu, si ugutunga ngo tunganirwe hano mu isi, si ukugira amafaranga menshi. Oya, ahubwo baratubwiye ngo bapfuye bakibyizera batarabihabwa, ngo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mw'isi. Noneho muri uko kubibona rero wajya ku murongo wa 33 w'iki gice cya 11 mu rwandiko rw'Abaheburayo, ngo bari bafite kwizera kwabayishuriraga ibyo, ku kwizera kubanyuza mu bihe bikomeye, mu bintu bikomeye. Baratubwira ngo baheshejwe no kwizera gutsinda abami, no gukora ibyo gukiranuka, no guhabwa ibyasezeranijwe, no kuziba iminwa y'intare, no kuzimya umuriro ugurumana cyane, no gukira ubugi bw'inkota, ngo no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi, no kuba intwari mu ntambara, no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Ngo abagore bahabwaga abo bapfushije bamaze kuzuka, ngo abandi bakicishwa inkoni ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza, ngo abandi bakageragereshwa gushinyagurirwa no kubitwa ibiboko ndetse no kubohwa, ngo abandi bagakirezwa inkerezo, bakageragezwa bakicishwa inkota, bakazira bambaye impu z'intama n'iz'ihene, ngo banyazwe ibyabo byose, kugeza ubwo birivuga ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo, ngo ahubwo baziraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Urumva ibi bintu byose banyuzemo ni uko kwizera bari bafite kutaberekaga gakondo yo mu isi, kwaberekaga igihugu cyiza, hahandi itorero rizazamuka rijya, hahandi tuzaba tugaragiwe n'abamarayika, twakirwa n'Imana, babona ubwiza bazaba bafite, bigatuma rero batita ku buzima bwo mu isi n'imibereho igoye, ahubwo ugasanga rimwe na rimwe barahara n'ibyo bari bafite n'ubwo butunzi bitewe n'ahandi babonaga heza. Iyi ngingo rero nituyigeraho tuzayiga neza ya 8, tubonye ko ari ukuzamurwa kw'itorero rijya kumurikirwa Imana Data wa twese mu ijuru, n'ikaze tuzahabwa n'Imana Data wa twese n'ibizima n'abakuru n'abamarayika. Ingingo ya 9 ni ugucira urubanza bazaba bazutse ku muzuko wa kabiri. Gucira urubanza bazaba bazutse ku muzuko wa kabiri. Uru rubanza tuzarwiga turebe ninde uzaruca, ni bande bazaruca. Abazazuka ku muzuko wa kabiri ni bande? Birivuga ko ari abanyabyaha. Aha rero nitubyiga neza niho muzasanga ya madini amwe yagiye atubeshya, kuba abantu bataramenya ko hari umuzuko wa mbere akaba n'umuzuko wa kabiri, ni amadini yatubeshye. Ariko Bibiliya igaragaza umuzuko wa mbere, ikagaragaza n'umuzuko wa kabiri. Ibi tugiye kubyiga muri iki gitabo, ko turashaka kugenda tukiga twitonze, hanyuma ku bantu bagishaka kugira ngo bagisome, kandi ni igitabo twateguye kugira ngo gifashe yaba abapasitoro, yaba abamisiyoneri, yaba ababwirizabutumwa bwiza, yaba abashumba, abungeri bari tubona Bibiliya igaragaza abayoboye itorero. Ushobora kukigura kugira ngo ukifashishe, kuko kirimo inyigisho shingiro z'itorero mu gufasha itorero kugira ngo nibashe gukura, kandi abakristo barushaho kumenya ibyiringiro byabo, badacibwa intege cyangwa batarangazwa n'iby'isi. Rero ugishaka twakikoherereza aho uri hose ku isi. Hari abarimo kubigura bari hanze, abari muri Amerika turi kubohereza iki gitabo ku iposita, ndetse n'abari mu bihugu by'Uburayi rwose benshi bamaze kugenda bakigura, kandi kimaze kubageraho rwose. Rero ni igitabo kigufasha nk'umukozi w'Imana kugira ngo ubashe kugabura itorero neza. Ingingo ya 10 ni ukwinjizwa mu murwa wera Yerusalemu nshya. Iyi Yerusalemu
twasobanuye amazina y'igizi, tuzayageraho kuko igihe ifite amazina menshi yagiye yitwa na bamwe mu bera batubanjirije bitewe n'uko bayihishurirwaga. Buri wese yayihishurirwaga uko ayihishuriwe bitewe n'ubwiza ayibonyeho, akayivuga uko ayibonye. Rero iyi Yerusalemu ifite amazina menshi, uko tuzayinjiramo turebe. Ni nayo yangobyi Imana yarahaye Adamu na Eva, iyishyira ngo mu burasirazuba bwa Edeni kugira ngo bayibemo. Ari nayo birukanywemo ubwo bari bamaze gucumura ku Mana, bariye ku giti Imana yababujije. Iyi ngobyi rero niyo yagiye yitwa amazina menshi kugeza ubwo tubona ko tuzanayinjizwamo nk'itorero, kuko Yesu yavuze ko agiye kwitegura. Hashize imyaka myinshi Yesu ari gutegura iyi ngobyi kugira ngo tuzayijyemo. Uyu murwa wa Yerusalemu nshya rero niyo yangobyi. Tuzabyiga byose, tuzaba turi kugenda muri Bibiliya tureba, kuko dushaka twebwa ibyanditswe gusa, ibyanditswe byera byonyine. Tuziga ibyanditswe turebe, dusobanukirwe neza iby'iyi ngobyi n'uburyo yagiye ihindurirwa amazina bitewe n'uko abantu bagiye bayerekwa. Ingingo ya 11 ni igitaramo cy'akataraboneka kizabera muri uyu murwa wera Yerusalemu nshya. Iki gitaramo kizaba kirimo korari enye: korari y'Abisiraheli, korari y'abanyamahanga, korari y'abamarayika n'ibizima n'abakuru, ndetse na korari y'Imana Data wa twese n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera wabo. Iki gitaramo kizaba ari igitaramo gikomeye, ntabona uburyo nkivuga ngakanya nkirangize. Ibi byose tuzabyiga biri muri iki gitabo. Ingingo ya nyuma rero ni ukubaho iteka ryose, ari bwo bugingo buhoraho, mirere na mirere, kubaho mirere na mirere. Nawe ushaka kino gitabo, kiri ku isoko, ugikeneye twakikugezaho uko gikuyemo izo nyigisho zose, kandi kizagufasha kurushaho gusobanukirwa neza ibyiringiro byawe no kumenya aho ujya, ndetse no kumenya Bibiliya, cyane ko twibanze cyane ku gitabo cy'ibyahishuwe. Mbere yuko dutangira kwiga iki gitabo rero, hari ibintu dushaka kubanza kubabwira, kuko mbere yuko tukiga utaramenya ibi bintu n'ubundi bitewe n'ibyo wahawe n'idini, ntabwo wasobanukirwa. Twababwiye ko abantu bagiye bashinga amadini bitewe n'intego zabo, bagahora bahanganye. Izi nizo nyigisho zihora zitambuka kuri AYALONI. Inyigisho zitambuka kuri AYALONI TV buri munsi ni uburyo bwo guhishura ngo twereke abantu ikibazo kiri mu madini tubona muri iyi si, yaba ari amadini, ari Christianisme ndetse n'amadini ya gipagani. Iyo witegereje ujya kubona ukabona bisa nkaho bifite intego imwe, bisa nkaho bisa, kuko ari amadini ya gikristo bafite ubuyobe bwinshi bwo kuyobya abantu. Buri wese yagiye ashinga idini afite icyo agendereye, nk'uko twabibabwiye, bigatuma atanga ubutumwa bwo muri Bibiliya ntabusobanure neza, ahubwo akinterpreta ijambo ryo muri Bibiliya yerekeza kuri ya marangamutima ye yatumye ashinga iryo dini. Abantu bose byaje ubutumwa abahaye bujyanye n'amarangamutima ye, bagakora bazi ko ari bo bonyine bari mu murongo w'agakiza wa nyawo, kuko uko yigishije Bibiliya niko bayumva. Ejo undi agashinga idini nawe ugasanga ni uko nguko. Bituma rero mu bayoboki bagiye bayoboka ayo madini habamo confusion yo kutumvikana no kudakundana, nk'uko duhora tubereka buri munsi mu bigisha bahora batambuka kuri AYALONI TV. Twebwe intego yacu nka Revelation Ministry ni ugushaka kwereka abantu ijambo ry'Imana nk'uko riri, ridafite ahantu na hamwe ribogamiye ku idini iryo ari ryo ryose. Ikindi twababwira, abantu benshi birirwa batwandikira bavuga ngo ese ko mumaze kutwereka ko amadini ari mabi kandi twamaze kubibona ko ari mabi, dukora iki? Buri wese abe nyamwigendaho. Hoya rwose, twashaka kubabwira ko mu minsi mike tuzashyiraho urubuga aho abantu bose bari hose ku isi bagiye basohoka muri ayo madini
ndetse na bamwe bari mu gihugu cyacu. Ni urubuga rwo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ikindi nanone ni uko dushaka kujya dukora ibiterane birimo ijambo ry'Imana, navuga ngo ni amasemina, za semineri, tukagenda tujya mu bihugu abo bantu barimo, nabo barishyize hamwe, tugakorana ibiterane, tukaga ijambo ry'Imana, tukabazanya ibibazo, ejo tukava mu gihugu kimwe tukajya mu kindi. Kandi intego ni uburyo bwo kugira ngo dutoze abantu bavemo abigisha beza, bamwe babe abamisiyoneri, abandi bigabanya imirimo, ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara. Rero ku bantu bamaze iminsi baca inbox, abandi bagahamagara, abandi bakandika, ese ko twamaze kumenya amadini kari mabi, turigunze, tuzabaho dusenga twenyine? Hoya, rwose hagiye gushyirwaho urubuga rwa AYALONI TV, ariko cyane rwa Revelation Ministry, rutambukaho inyigisho ku bantu bashaka kumenya ukuri, bakabaza n'ibibazo, tukarushaho gusobanukirwa, tugakomeza gutoza abantu bakamenya, nabo bakajyana ubutumwa bwiza. Iyo niyo ntego rwose. Si amadini, kuko amadini twamaze kubona kari mabi. Oya, abandi bafite ibibazo, igaburo ryera, gushyingirwa, bya bintu byo gushyingura, kubatiza, ibyo byose muri uwo murongo, kuri urwo rubuga niho tuzatangira gutoza abantu. Buri wese abanze amenye uko ahagaze, umenye uwo uriwe mu Mana, umenye uwo uriwe muri Kristo Yesu, kugira ngo utangire gukora ibyo bikorwa. Tuzagenda tugera mu bihugu ahantu hari abantu basohotse mu madini, tuganire ijambo ry'Imana, dukomezanye, twigishanye, gutyo gutyo kugeza ubwo itorero rya Kristo ryaguka ku isi, abantu bakajyana ubutumwa bwiza. Tugiye kubanza dusobanure ku birebana n'urupfu, kugira ngo tubone kwinjira muri izi nyigisho zo muri kino gitabo. Utaramenya ibirebana n'urupfu, ntabwo twakwinjira aha ngaha ngo nitugera ku kintu cyitwa umuzuko wa mbere n'uwa kabiri ngo byumve. Ubundi urupfu ruri mu bwoko butatu. Icyo ni icya mbere. Hakabaho imizuko itatu, hakabaho no kugaruka kwa Yesu inshuro ebyiri. Ibi ngibi iyo utarabimenya, ntabwo wazumva iki gitabo tugiye kukwigisha. Uti gute? Turahera kuri izi mpfu eshatu. Urupfu rwa mbere ni ugupfa uhagaze. Urupfu rwo gupfa uhagaze nirwo Adamu yapfuye, ruza guhinduka inyoko muntu. Turarwinjiramo turusobanure. Urupfu rwa kabiri ni urwo twita urupfu rw'umubiri, aho tubona abacu bapfa tukagenda tukabashyingura, ntituzongere kubabona ukundi. Urupfu rwa gatatu ni urupfu rw'iteka ryose, ari rwo gutabwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Izi mpfu rero mbabwiye eshatu, Bibiliya yo itsindagira ebyiri. Ruriya ni urwa kabiri, ari rwo rupfu rw'umubiri tubura abacu tukabashyingura, Bibiliya ntigira utindaho. Kubizera irwita ko ari ibitotsi by'umugisha. Uru nzarugarukaho turwige neza. Ndashaka guhera kuri izi mpfu ebyiri zikomeye, ari rwo rupfu Bibiliya yita urwa mbere, noneho rwo gupfa uhagaze, ari rwo Adamu yapfuye. Ese koko Adamu ubwo yamaraga kurenga ku mabwiriza yari yahawe n'Imana, yarapfuye koko? Iyo dusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya kabiri kuva ku murongo wa 16 n'uwa 17, hatubwira ko Imana imaze kurema Adamu ikamuremera n'umufasha umukwiriye, yabashyize mu ngobyi ya Edeni, ariko nk'iyi ngobyi ngo yari yamejejemo ibiti by'ubwoko butatu. Batubwira ko hari harimo igiti cy'ubugingo, bakatubwira ko Imana yamejejemo ibiti by'imbuto ziribwa.
nanone bakatubwira ko Imana yamejejemo igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Imaze rero gufata Adamu n'umugore we Eva, yabajyanye muri iyi ngobyi, irababwira ngo ibiti byose byo muri iyi ngobyi mwemerewe kubiryaho, yaba igiti cy'ubugingo ndetse n'ibi biti by'imbuto ziribwa, ariko igiti kiri hagati muri iyi ngobyi cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntimuzakoreho, kuko umunsi mwakiriye no gupfa muzapfa. Ikibazo rero cyo kwibaza, Adamu na Eva bakiriyeho? Yego. None se ko Imana yababwiye ngo no gupfa bazapfa ntibakiryaho, Bibiliya igaragaza ko bahise bapfa bamaze kukiryaho? Abantu benshi bavuga ko batahise bapfa, ariko mu by'ukuri ukurikije nk'uko Imana yari yabibabwiye, Adamu na Eva bamaze kurya kuri iki giti bahise bapfa. Ko biritubwira ko Adamu yaranye imyaka 930, igice cya 5 cy'Itangiriro. Ngo gusa urumva batarakomeje kubaho. Ariko iyo usomye igice cya 3 cy'Itangiriro kuva ku murongo wa 17, mu bihano Imana yahaye Adamu, kuko bakimara kurya kuri kiriya giti, Imana yahaye inzoka ibihano 5, Eva imuha ibihano 4, Adamu imuha ibihano 6. Byose tubisanga mu gice cya 3 cy'Itangiriro. Mu bihano 6 rero Imana yahaye Adamu icya 6, yaramubwiye ngo uri umukungugu, mu mukungugu niho wavuye, ni naho uzasubira. Mu yandi magambo, ubwo hari hajemo urupfu rw'umubiri. Rero urupfu Adamu yahise apfa amaze kurya kuri kiriya giti ni urupfu rw'umwuka, spiritual diet. Yapfuye urupfu rwo mu mwuka, mu bitekerezo bye. Mbere yuko rero twinjira kugira ngo dusobanure iki kintu, no kubanza gusobanukirwa ahubwo ese ubundi definition y'urupfu ni iyihe? Ni ubuhe busobanuro bw'urupfu? Ubundi urupfu bisobanura iki? Tugiye kudefinisa ubusobanuro bw'urupfu cyangwa se gutanga, tugiye gusobanura ubusobanuro bw'urupfu, ubundi urupfu bisobanura gutandukanwa n'Imana. Uti kubera iki? Ubundi Imana niyo buzima, niyo bugingo buhoraho. Imana ntipfa, Imana ihoraho iteka ryose. Ijya kurema Adamu yaravuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe kandi batware. Ntabwo Imana irema Adamu yamuremye nk'uzapfa, uzagera igihe cyo gupfa, ahubwo yafashe ubuzima bwayo bw'iteka ibushyira muri Adamu, ari byo birayise ngo ni umwuka w'ubugingo yamuhumekeyemo. Uyu mwuka w'ubugingo yamuhumekeyemo ni umwuka udapfa, ni umwuka uhoraho iteka ryose, kuko Imana nayo ntipfa. Adamu rero amaze gukora icyaha, yahise apfa mu buryo bwo gutandukanwa n'Imana. Bwa buzima bw'iteka bw'ubumana bwari bumurimo, hahise hazamo igikuta, kuko nta communication hagati ya Adamu n'Imana yari igihari. Niba rero nta communication igihari, akaba nta bumwe buri hagati ya Adamu na Eva n'Imana bugihari, bivuge ngo bwa buzima bw'iteka ntabwo bagifite. Mu yandi magambo, ubwo barapfuye kuko batazahoraho iteka ryose. Rero urupfu ni ugutandukanwa n'Imana iteka ryose. Adamu na Eva bamaze kurya ku rubuto, kurya ku giti Imana yari yababujije, bahise batandukanwa n'Imana iteka ryose, egare gupfa, barapfuye. Icyo nicyo bita urupfu. Rero bamaze kukirya barapfuye. Ni nayo impamvu Imana yavuze ngo kubera yuko nta communication, nta bumwe buri hagati yanjye namwe,
kugira ngo muhore iteka, n'ubundi aho kugira ngo nkomeze kubona iki gikarakasi cyitwa umubiri mu isi kandi mwaramaze gupfa mu mwuka, n'ubundi mugomba gusubira mu mukungugu aho mwavuye, n'umubiri nawe ugombe upfe. Uri umukungugu, mu mukungugu niho wavuye kandi ni naho uzasubira. Iriya periyode bamaze bariho nuko Imana ashaka kugira ngo irebe ko muri Adamu yazabukomora muri urundi rubyaro ruyubaha. Ariko Adamu mu mwuka yari yarapfuye, Eva mu mwuka yari yarapfuye. Niyo mpamvu basubiye no mu mukungugu, wa mubiri urongera usubira mu mukungugu aho wahoze. Uru rupfu rero nirwo Bibiliya yita ngo ni urupfu rwa mbere, urupfu rwo gupfa uhagaze. Abantu bakakubona uriho ugenda ariko warapfuye imbere y'Imana. Mu yandi magambo, ni igikarakasi kigenda mu isi ariko mu mwuka warapfuye. Dusome ibyanditswe twumve. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 kugira ngo turebe ibya runo rupfu. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri haravuze ngo, wandikiye marayika w'itorero ry'i Sarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga amagambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Wenda umurongo wa kabiri reka tuwihorere. Urumva, iri ni itorero ry'i Sarudi, ni abakristo, ni abantu babayeho mu myaka myinshi, mu gihe bita ngo ni moyanaje, igihe cy'umwijima ku itorero, imyaka irenga 1,000, kuva muri 310 na kangayemo ubwo Constante yimaga. Itorero ryinjiye mu mwijima, itorero rya Perugamu rimara imyaka 1,000. Sishaka kwinjira mu mateka cyane, kandi abantu bose baba mu nsengero binjiramo muri ya mazu ngo bagiye gusenga, bafite amadini babamo, ariko ari abapagani badakijijwe, bagendera ku mihango y'idini, ariko ubukristo nta buhari. Imana iribwira Yohana ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga aya magambo ati, nzi yuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. Abantu bashobora kumbona jyewe Jean-Luc, bakambona ndi umugabo wambaye ikositimu mberewe, sa neza ngenda, ariko mu ijuru bo bazi ko napfuye kera, nta buzima mfite, naranaboze, byaranarangiye. Nuko Adamu yapfuye akagira izina ry'uko ariho muri ya myaka 930 yaramye mu isi, ariko imbere y'Imana yarapfuye. Pawulo yandikiye itorero ryo muri Efeso mu bice 2 yabandikiye, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Umurongo wa mbere yaravuze ngo, namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro byacu, ibyo mwagenderagamo kera, mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo, dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakiye. Aravuga ngo, kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Asoza avuga ngo, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twadupfuye tuzi ibicumuro byacu, ubu nibwo bwadukijije, nuko ituzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu. Nukuvuga ngo Pawulo niba avuze ngo namwe yarabazuye, tuzuka ryari? Umuntu yongeye kuzuka ryari? Cyangwa umuntu azuka ryari? Tubonye urupfu rwo kwa Adamu, ibisekuruza byose bimukomokaho byose ni abapfu. Abo yagiye abyara bose nta buzima bari bafite, kuva kuri Seti gukomeza kwa Nowa, gukomeza kwa Aburahamu, aho Imana agiye isa nkaho irobanuramo abantu bayikunda ngo bayubahe, basi yongere igirane ubusabane hagati yabo nayo, babashe kongera kuba bazima, bazuke.
yagendaga irobanura umwe ariko ugasanga abandi bayinaniye. Abandi bose ugasanga nta buzima, ko nta komunikasiyo, nta bumwe buri hagati yabo n'Imana. Ni ukuvuga ngo rero imiryango yose ikomoka kuri Adamu, uko batagiye bubaha Imana, bose babaga barapfuye, kugeza ubwo Imana yohereje umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze apfira abo bantu. Mu rupfu rwe ariwo twongera kuzukira tuba abantu bazima. Urupfu rwa Yesu rero nirwo rwongeye kutwunga n'Imana, rwongera kuzana ubusabane, rwongera kuzana ubumwe hagati yacu n'Imana. Igihe twamwizeraga, tukizera urupfu rwe, tukizera kuzuka kwe, nibwo twongeye kuzurwa dusubirana ubuzima bw'iteka ryose. Kubera iki? Kuko bwa bumwe bwari bwaravuye hagati yacu n'Imana bwasubijweho no kwizera gupfa no kuzuka by'umwana wayo Yesu Kristo. Kumwizera egare bingana no gusubirana ubugingo bw'iteka ryose, bihwanye no guhabwa bwa bugingo, kuko hari communication yongeye kubaho hagati yacu n'Imana. Twongera guhabwa umwuka w'Imana binyuze muri Yesu Kristo. Rero umuntu wese utarizera Yesu Kristo agenda ariho, ariko imbere y'Imana atariho, yarapfuye. Uru ni urupfu rufitwa n'abantu, n'umubare w'abantu benshi ku isi. Benshi bari ariko batariho imbere y'Imana, benshi barapfuye ntibahari. Nyuma Pawulo avuze ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza n'umwami utegeka ikirere, ariwe mu gukorera mu batumvira. Urumva ngo ibyaha n'ibicumuro nibyo byatumye dupfa imbere y'Imana, kuko nta hantu Imana ihurira n'icyaha. Niba rero ibyaha bidutandukanye n'Imana, Imana hagati yacu nayo akaba nta bumwe buhari, ubwo bivuye ngo nta bugingo dufite, turapfuye. Kugira ngo twongere tube bazima imbere y'Imana, nuko tugomba kuba twarizeye Yesu Kristo. Akaduhereyo ka mbere rero twa turi gusobanura ko utaramenya ko niba utarizera Yesu Kristo uri hari ko utari imbere y'Imana, wapfuye. Ntabwo izi nyigisho zo muri iki gitabo ukuri nahishwe tugiye kuzigisha wabyumva. Tuzuka igihe twizeye Yesu akatwunga n'Imana, bwa busabane bwacu n'Imana bukagaruka, nibwo tuba tuzuwe. Mu gihe rero tutarizera, ntabwo turazuka, twarapfuye. Baratubwiye mu byahishwe cya 3 umurongo wa 1 ngo nzi yuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Uru ni rwo rupfu Bibiliya yita ngo ni urupfu rwa mbere, urupfu Adamu na Eva bapfuye, ruhinduka inyoko muntu. Tuza kuzurwa biturutse mu kwizera Yesu Kristo waje mu isi, anyura muri rwa rupfu rw'umubiri, ariko kuko urw'umwuka atigeze arupfa, kuko we nta cyaha yakoze, nicyo cyatumye Imana ivuga ko bazamwizera bazaba basubiranye bwa buzima bw'iteka, kuko Yesu yafashe urupfu rw'umubiri aruhindura irembo, ariko kuko urw'umwuka ntarwo yapfuye, bituma abapfu rw'umubiri bose bizeye, ahubwo baba banyuze muri iryo rembo bajya gusanganira Imana. Rero turabwira wowe dukurikiye aka kanya ngo niba wumva urupfu ukiri urimo, ukaba utarizera Yesu, umwizere uyu munsi kugira ngo nawe uhabwe ubugingo bw'iteka, kugira ngo nawe uve mu rupfu. Nta handi wabikura, ni mu kwizera Yesu Kristo. Imana ikuzure, ubeho ugenda mu isi ariko no mu ijuru bakubona ko uhari. Uru ni urupfu rwa mbere dushoje.
hasigaye impfu ebyiri. Urupfu rwa kabiri twababwiye ko urupfu rwa kabiri tuzakomerezaho ni urupfu rw'umubiri. Uru rw'umubiri abantu benshi bakunda kubura ababo bakarira. Nibyo rwose, iyo tubuze abantu bacu, tukabura ababyeyi bacu, tukabura abana bacu, tukabura inshuti n'abavandimwe, turarira bikatubabaza kuko tuba tutazongera kubabona ukundi. Ariko imbere y'Imana si uko biri. Uko twebwe tubabara ntabwo ari ko Imana ibabara. Imana yigeze kutubwira ijambo rikomeye, iratubwira ngo ndapfusha mugaseka ariko mwebwe mwapfusha mukarira. Iri jambo ryatubereye ikintu gikomeye, ritubera ihurizo kugira ngo turyumve neza, kugeza ubwo Imana aje kudusobanurira. Ubwo turabwira aba bandi bemera ko Imana ivuga, kuko hari abatabyemera bazi ko ivugira muri Bibiliya gusa, ariko Imana iravuga, turayizi ko ivuga. Niba Satani avuga agakoresha n'abapfumu bakavuga, ni gute Imana rurema umuremyi w'ijuru n'isi itavuga? Iyo dupfushije abacu turarira, ariko twabona abantu bakora ibyaha, twabona abantu bari bakijijwe bava mu gakiza, ntibitubabaze. Akenshi rimwe na rimwe ahubwo tukavuga ngo n'ubundi yagomba kugwa kuko twabibonaga kazabwo, ugasanga ahubwo tubihinduye nk'urwenya. Imana iti ndapfusha mugaseka ariko mwebwe mwapfusha mukarira. Urupfu rw'umubiri rero imbere y'Imana tuzarugarukaho, aho Imana ahubwo tubona ko Yesu yarugize irembo, tuzarwinjiramo turebe. Abenshi turarutinya, abenshi tubabazwa narwo, n'umuntu yarwigishije abantu ntibashaka kumwumva. Ugasanga hari abitwa ngo ni abakristo baruririmba ati maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ihirwe ngeze mw'Ijuru, ariko yakumva akantu kamukozeho agahamuka kumva nashaka gupfa. Kandi yabiririmbaga ngo maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ihirwe ngeze mw'Ijuru. Itorero abizera Kristo Yesu, Imana ikwiye kutumaramo ubwoba bw'urupfu rw'umubiri. Aha tuzahagaruka neza turebe urupfu icyiza cyarwo mu gihe twebwe turutinya. Ariko hari impamvu ituma turutinya, nayo tuzayigaragaza. Iyi mpamvu niramuka ivuyeho, nta mwana w'Imana ugomba uzongera gutinya urupfu rw'umubiri. Urupfu rukomeye n'urudushoje, kuba nta bumwe buri hagati yacu n'Imana. Ni urupfu rubi kuko urunguru rwo uramutse upfuye rw'umubiri, wari warapfuye n'urunguru rw'umwuka rwo gupfa mu ntekerezo, kuko Imana idakorana nawe, idafitanye ubumwe na hagati yawe nayo, nta bumwe buhari, ugatungurwa ukanapfa n'urw'umubiri. Niba nabyita iki? Nabyita impanuka se? Nabyita iki? Hari umuririmbyi najyaga numva kera arimba ngo narihaniye baranseka ngo nataye umutwe, ngo abifuza kumera nkanjye ntibazabibona. Hakaba n'undi waririmbye ngo impanuka y'imodoka siyo mpanuka gusa, ngo no gupfa utari muri Yesu cyangwa udafite Yesu, ngiyo nayo ni impanuka. Nicaye igihe kimwe ntekereza kuri icyo gihimbano, numva mbuze igisobanuro nagiha, ahubwo nasanze birenze n'impanuka. Hari impanuka zijya zibaho mu isi zikomeye, nk'impanuka twakwita impanuka ikomeye mu isi ni nk'iyihe? Se twayita ko ari iyihe? Ni yakozwe n'imodoka, ni yakozwe na gare ya moshe, ni yakozwe n'indege, ni yakozwe n'ubwato mu nyanja? Twavuga ko ari iyihe mpanuka koko? Ariko reka tuvuge basi impanuka y'indege yahanutse igahanukana abantu, iyo nayo ntabwo ikomeye. Nta mpanuka n'imwe mu isi ikomeye nko gupfa udafite Yesu, kuko urumva uriho nta buzima ufite, n'ubundi
usanzwe warapfuye imbere y'Imana. None hiyongeyeho n'urupfu rw'umubiri, icyo ni ikindi kandi gikomeye. Kandi noneho amahitamo ni hano mu isi, niho tuyahitiramo. Guhitamo kuzabaho iteka ryose kandi ukabaho neza ni hano mu isi. Uramutse uvuye muri uyu mubiri utaramaze kwitegura ngo ugarukane ubumwe buri hagati yawe n'Imana biturutse mu kwizera Yesu Kristo, ugapfa rw'umubiri, ntabwo nta mpanuka n'imwe nabigeranya nabyo. Kuko nituhagera tuzasanga ari ikintu gikomeye kibi tutabona icyo tukigeranya nacyo. Nshuti yanjye, wowe udukurikiye, ndakwifuriza kwizera Yesu Kristo, kuko ari we wenyine waje kudukiza urupfu rw'iteka ryose, waje kutuzura binyuze mu kwizera urupfu rwe yapfuye ndetse no kuzuka kwe. Icyo nicyo cyonyine nakwifuriza. Naho ubundi bitari ibyo, abantu benshi mu isi bari ariko batariho. Yego bafite imiryango babana nayo, bafite inshuti, abantu bafite amafaranga, bamwe ni abaperezida barakomeye mu isi, ni ba perezida, abandi ni abayobozi bakomeye muri za leta zo mu isi, abandi ni abadogiteri barize bikomeye, bize ibintu bitandukanye. Ariko ibyo byose hatarimo Yesu, ijuru ribona nta buzima ufite, warapfuye. Igihe uzaba uzutse imbere y'Imana ugasubirana ubuzima bw'iteka, ni umunsi wizeye Yesu Kristo mwami n'umukiza. Nushaka ugira amafaranga angana iki, nushaka utunga indege zingana iki, nushaka utunga amamodoka angana iki, udafite Yesu, nushaka ube perezida, nushaka kuba umwami umeze ute, warapfuye, nturiho niba utarakira Yesu Kristo. Nta kindi twakubwira rero ni ukumwakira bikitwa uyu munsi, kugira ngo urupfu rwo muri Adamu, kuko twese turi bene Adamu, iriya soko Adamu yanyoyeho tuyinywa tukiri mu nda z'ababyeyi bacu, iyo niyo tuvukiramo. Kuko icyaha cyahindutse inyoko muntu imbere y'Imana. Ariko iyo twizeye Yesu tukavuka ubwa kabiri, tuba tuzutse, noneho tuba tubyawe n'Imana, ya kamere y'urupfu rwo muri Adamu Yesu akayitujobororamo, kuko twavutse ubwa kabiri tugahinduka abana b'Imana. Bwa bumwe na wa mwuka w'ubumana niwo twongera guhabwa, kuko tuba tuvutse nyine. Niko Bibiri tubwira mu butumwa bwizwa bwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umugabo cyangwa n'ubushake bw'umubiri, ngo ahubwo babyawe n'Imana. Igihe twizeye Yesu tuba tuvutse ubwa kabiri, wa mwuka w'Imana w'ubugingo buhoraho turawuvukana, kuko Imana niyo ibitwibyariye ubwayo. Niyo mpamvu rwa rupfu rw'iteka nta rugihari hagati yacu n'Imana, kuko twongeye gusubirana wa mwuka w'ubugingo buhoraho wo mu bumana, niwo twongeye guhabwa. Turaburira abari mu isi yose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda, Abanyarwanda n'abandi babasha kumva ururimi, n'abandi bataruzi ariko bakaba bafite abarubasobanurira, ngo nta yindi nzira yo kugira ngo tuzuke tube bazima, dukire urupfu rw'iteka, nkuko twabonye ko bisobanura gutandukanywa n'Imana, twongere haze ubumwe hagati yacu n'Imana, dusubirane ubuzima bw'iteka ryose, nuko twizere uwo yatumye, ari we Yesu Kristo. Niba utwumvise uyu munsi umwakire,
reka dusoze tuvuga ngo Imana ikuzure kandi gukiza urupfu rw'iteka ryose. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu kubw'ijambo ryawe tugejejeho. Turi kwiga kuri izi mpfu eshatu. Tubonye urupfu rwa mbere kari gupfa mu ntekerezo. Umuntu agapfa ariho nyamara yarapfuye kandi abandi bamubona. Watandukanye natwe kandi ari wo buzima bwacu, ariko turagushimira ko mu kwizera uwo watumye Yesu Kristo ari wo twongera gusubirana ubuzima. Dusengeye abari hose ku isi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'izindi ndimi zirushamikiyeho, aho Abanyarwanda bari hose mu bihugu bitandukanye, akaba yumvisha ubutumwa bwiza uhace, akwizere kuko ariho umuntu yongera gusubirana ubuzima. Urupfu urumukize nkuko Pawulo avuze ngo waratuzuye ubwo twizeraga. Ko ni kwazuye abakristo muri Efeso, uzura bari abaturage bo muri Efeso kubwo kukwizera. Ndagushimiye kubwo ijambo ryawe rizagira imbaraga kandi rikazura abantu benshi, haba mu gihe cya none no mu gihe kizaza, kubazumva ubutumwa bwiza. Byamaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma ku bantu bifuza kino gitabo, aho uri hose twakikugezaho, ni igitabo Kuri nahishwe. Turashaka kubereka ukuri abantu benshi bahishwe kandi bakagurishwa n'amadini basengeramo, cyangwa bakaguhishwa bitewe nuko ari bo babyigiriyemo uruhare, ariko noneho uko kuri kukaba gukizwa habona. Mukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka. Yesu nifuza